Nshuti rero bakunzi ba Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse mu byigisho byacu. Uyu munsi tukaba tugeze ku cyigisho cya gatatu, aho tugiye kwiga umusoro w'ipatante. Umusoro w'ipatante uwumvute. Tudatinze reka twinjire mu cyigisho nanone muri kumwe na Horike. Nk'ibisanzwe reka rero twinjire mu cyigisho turebe umusoro w'ipatante niki bawutubwiraho. Isomo rigiye kutubwira umusoro w'ipatante. Dukomeze turebe ngo umusoro w'ipatante utangwa n'umuntu wese utangije igikorwa cy'ubucuruzi mu karere. Ipatante icibwa ku cyicaro gikuru ndetse n'amashami y'ibigo by'ubucuruzi ndetse n'ubucuruzi bw'abantu ku giti cyabo. Aha mwibuka yuko turi ku misoro y'inzego z'ibanze cyangwa se imisoro yeguriwe inzego z'ibanze. Uburyo rero bwo kubara umusoro w'ipatante. Umusoro w'ipatante ubarwa hashingiwe ku gicuruzo cy'umwaka ushize. Kuvuga ngo umwaka ushize niwe babariraho ipatante ukwiriye gutanga. Kuva rero mu kwezi kwa Mutarama kugeza mu Kuboza. Iki gicuruzo ni ikigaragara muri systeme ya IBM. Ntabwo ari igicuruzo umuntu yihimbira ngo uze ushyire muri systeme, ahubwo n'amafaranga aba agaragara muri systeme ya IBM. N'ibindi byacurujwe rero byamenyekanishijwe ku musoro ku nyungu. Ku bikorwa rero by'ubucuruzi bito bitanditse ku musoro ku nyungu n'ibifite igicuruzo kitageze kuri miliyoni 2 z'amanyarwanda, ipatante ibarwa hashingiwe ku gice ubwo bucuruzi buherereyemo, ni ukuvuga igice cy'icyaro cyangwa icy'umujyi nk'uko bigenzwa n'inama njyanama z'uturere cyangwa umujyi wa Kigali. Igipimo rero cy'umusoro w'ipatante cyashyizweho mu buryo bukurikira. Aha mwumvisemo yuko abantu bari hasi ya miliyoni 2 ipatante yabo igenwa n'inzego zeguriwe abaturage cyangwa se inzego z'ibanze cyangwa se uturere nitwo tugena uwo musoro bishingiye kuri ako gace ukoreramo amafaranga bakageneye. Turebe uburyo bibarwa, uburyo tubara umusoro w'ipatante. Abantu rero bafite igicuruzo cya miliyari 50 kujyana hejuru, cya miliyoni 50 kujyana hejuru, abo basora ipatante ya miliyoni 2 ku mwaka cyangwa se 500 ku gihembwe. Abantu rero bafite igicuruzo cyangwa sales, nk'uko twabibonye ni igicuruzo kiboneka muri IBM, bakaba bafite igicuruzo rero cya miliyari 25 kugera kuri miliyari 50. Abo basora miliyoni 1,500 ku mwaka cyangwa se 375 ku gihembwe. Abantu bafite kuva ku gicuruzo cya miliyari 1 kugeza kuri miliyari 25 basora miliyoni 1 ari 250. Naho kuva ku gicuruzo cya miliyoni 200 kugera kuri miliyari 1 bo basora 500 ku mwaka cyangwa se 125 ku gihembwe, kuko muzi yuko ibihembwe biba ari 4 mu mwaka bigize umwaka w'isora w'ipatante. Kuva rero ku bihumbi, kuva kuri miliyoni 20 kugeza kuri miliyoni 200 basora amafaranga 280 mu mwaka ari 70 ku gihembwe. Naho kuva kuri miliyoni 12 kugeza kuri miliyoni 20, aba bantu ni nabo benshi. Abo bo basora 160 ari byo 40 bya buri gihembwe. Abandi rero nabo hano hasi ni abantu bafite ibikorwa bibyara inyungu byo mu mijyi bitanditse ku musoro ku nyungu. Abo bo ni abantu baba batanditse kuri CIT, bo basura 60 ku mwaka cyangwa se 15 ku gihembwe. Ibikorwa bibyara inyungu byose byo mu cyaro bitanditse ku musoro ku nyungu basora 30 mu mwaka ari cyangwa se 2,500 ku gihembwe. Ibikorwa byo mu cyaro ipatante yabo ni 30 mu mwaka. Ibikorwa byo gutwara abantu cyangwa ibintu mu modoka y'umuntu ku giti cye, abo bo basora 40 cyangwa se ni 40 mu mwaka. Abo basora 40 mu mwaka ndabona bayatangira rimwe ku gihembwe, ndabona ntacyo bashyizeho.
ibikorwa rero byo gutwara abantu cyangwa ibintu mu bwato, abo basora 20,000 mu mwaka cyangwa se 5,000 ku gihembwe. Ibikorwa byo gutwara abantu cyangwa ibintu kuri moto, abo basora ipatante y'8,000 ku mwaka cyangwa se 2,000 ku gihembwe. Ndakeka rero ko buri wese ukurikiye Digital Encyclopedic Tech Limited abashije kumva icyiciro cy'umusoro we w'ipatante, akazajya amenya aho yibarira umusoro we. Reka rero turebe ibindi. Usora rero mushya ugitangira ubucuruzi udafite igicuruzo cy'umwaka ushize, abari patante hashingiwe ku gishoro yatangiranye. Kuvuga ngo igishoro watangiranye cyakiri kiba cyanditse muri registration company, nicyo tubariraho uwo musoro. Ibikorwa rero by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse mu myaka 2 ya mbere ikurikira ishingwa ryabyo n'inzego za leta zidakora ibikorwa by'ubucuruzi bisonewe umusoro w'ipatante. Murabizi yuko iyo utangiye business cyangwa utangiye company uhabwa imyaka 2 udasora ipatante, uhabwa isonerwa ry'imyaka 2. Imenyekanisha ry'umusoro w'ipatante ku bikorwa by'icyicaro gikuru n'iby'amashami, iyo usora afite icyicaro gikuru n'andi mashami arenze rimwe mu bikorwa bimwe by'ubucuruzi biherereye mu karere kamwe, icyo gihe ishami rimwe gusa niryo ryishyura ipatante hashingiwe ku gicuruzo rusange cy'ibyo bikorwa byose by'ubucuruzi. Ukuvuga ngo ufite icyicaro muri Kimironko, ariko ukaba na Nduba uhafite ishami, ndetse na Kacyiru ukaba uhafite ishami, ariko kuko biri mu karere kamwe, icyo gihe hasora hashingiwe ku gicuruzo cyahose. Ntabwo utanga amapatante yaho hose, kuko ubucuruzi bari bumwe bufite tini namba imwe, usorera hamwe. Iyo usora rero afite ibikorwa bimwe by'ubucuruzi biri mu turere dutandukanye, ipatante yishyurwa muri buri karere. Muri buri karere ugomba, nubwo byanditse ku muntu umwe, ariko ukaba ufite uruganda rw'inkweto rukorera muri Gasabo, urundi muri Kicukiro, urundi muri Kamonyi, buri hose uhatangira ipatante kuko uturere tuba dutandukanye. Ariko nibyo uzabona nko mu cyaro, iyo wishyuye ipatante, amasoko yose yo muri ako karere uba wemerewe kuyarema. Ntabwo buri soko bakwaka ipatante ya muri buri soko, ahubwo iyo ufite ipatante mu karere urema isoko, amasoko yose yo muri ako karere. Kumenyekanisha rero umusoro w'ipatante bikorerwa ku ikoranabuhanga muri systeme ya Rwanda Automated Local Government Taxes Management, bitarenze itariki ya 31 Mutarama z'umwaka uhwanye n'igihe cy'isoresha. Kumenyekanisha rero uyu musoro, umusoro w'ipatante ushobora kumenyekanishwa no kwishyurwa ku mwaka cyangwa ku gihembwe. Iyo usora ahisemo kwishyura ipatante mu mwaka, abikora bitarenze tariki 31 Mutarama. Uhisemo rero kwishyura mu bihembwe, itariki ntarengwa yo kwishyura ipatante y'igihembwe cya mbere nayo ni 31 Mutarama, igihembwe cya kabiri ni 30 Mata. Nibutsa ko abagomba kudekarara igihembwe cya kabiri ari 30 Mata, hasigaye iminsi ngahe? 4 yonyine. Rero ugomba kubikora uyu munsi. Niba utaradekarara ipatante, itegure kuri dekarara cyangwa se uduhamagarare tugufashe. Naho igihembwe cya kangahe? Cya gatatu ni 31 Ukwakira, 31 Ukwakira k'umwaka w'umusoro. Ngayo nguko. Ubwo rero tuzirikane uburyo iyi misoro w'ipatante, uburyo umenyekanishwa, ujye umenya itariki yawe kugira ngo wo gushyirirwaho ibihano. Imenyekanisha rero ry'umusoro w'ipatante ku bikorwa by'icyicaro gikuru n'iby'amashami. Iyo usora afite icyicaro gikuru n'andi mashami,
arenze rimwe ku bikorwa bimwe by'ubucuruzi biherereye mu karere kamwe, icyo gihe ishami rimwe gusa niryo ryishyura ipatante hashingiwe ku gicuruzo rusange cy'ibyo bikorwa byose by'ubucuruzi twabibonye. Iyo usora afite rero ibikorwa bimwe by'ubucuruzi biri mu turere dutandukanye, ipatante yishyurwa muri buri karere. Ibyo twabibonye. Dukore kopi y'iyi link yacu, turangiza tugiye muri browser. Browser ukoresha ariyo yose, ndi gukoresha Chrome, warangiza ugakora paste cyangwa ukabyandikamo, ntacyo bitwaye, byose biremera. Hahita haza iyi platform, tugahita tujya hano ku misoro. Twagera hano ku misoro tukafungura, ugahita dusaba nomero iranga usora n'izina ry'ukoresha cyangwa se n'ijambo banga. Iyo wibagiye ijambo banga ukanda hano ngo wibagiye ijambo banga, bakahita baguha irindi. Ukora paste hano, ugashyiramo umubare w'ibanga. Umubare w'ibanga nawo nabibabwiye ko iyo utawufite nta mpungenge ugomba kugira, urawaka hariya bakawuguha. Aha tugiye gushyiramo umubare w'ibanga, tuhite twandika hano ngo injira. Ngaha noneho harafungutse, tugiye kumenyekanisha, tugiye ku misoro. Turangiza hano ubona ko noneho bahise baduha trading license, bituhakanda ukanda hano umwaka ushaka kudekarariramo 2026. Ugahita ujya hano guhitamo, ugahita bakwereka iyo izina ryanditswe kuri iyi tin number, ugahita batwereka ko ari Digital Encyclopedic Tech Limited. Tugahita tujya ku bihembwe, ikihe gihembwe ushaka kudekarara, icya kabiri ukagikandaho, ugahita wohereza. Iyo ugeze hano uhita ukanda kohereza, ugahita bakubwira ngo you are exempted. Ahangaha iyo baguhaye amagambo uba utemerewe gusora uyu musoro ukiri mu isonerwa. Ni ukuvuga ngo Digital Encyclopedic Tech Limited niruzuza imyaka 2 ishinzwe, niyo mpamvu ahangaha tutari busore. Ariko iyo uri busore uhasanga doc-id, uhasanga doc-id ukayikandaho, wamara kuyikandaho then ukahita ubona urupapuro rwo kusoreraho cyangwa se declaration ikahita isohoka. Nzabibereka muri video ikurikira uburyo waba utasonewe, uburyo wasohora umusoro w'ipatante. Ngayo nguko rero, nguko uko wadekarara umusoro w'ipatante. Ndakeka mbisobanuye mu buryo bwuzuye. Uramutse hari icyo utasobanukiwe cyangwa se ukaba atari cyo wumvisemo, wambaza muri comment cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, cyangwa se ukaza hano Kimironko aho dukorera, cyangwa se ukahitamo yuko nagufasha online. Mwari muri kumwe na Horike. Bye bye.